uyu munsi nje gusaba imbabazi, ariko cyane cyane ndaza gusaba imbabazi umuntu witwa Dr M. Hari ahantu yahabaye intwara ahubwo ntitwamenya. Dr M yaraje arabivuga, aravuga ati nyamara nubwo mwazaga mukamvugaho mu bihe bisanzwe, ariko Vava uyu munsi ibintu birimo kumubaho ni ibintu bya nyabyo, ararwaye, wenda ibyo kuba mwashyushya ikibuga nibyo mwe mubiritse, ariko tubanze dufashe Vava. Ibintu dushobora kubona umugenzi wacu dukunda ari mu kibuga, tukabona wenda ibintu birimo birahabera bimeze nka prank, tukaza tugatanga ibitekerezo. Rero ahubwo ndushaho kubwira n'abandi bastari bagenzi banjye kujya bashishoza, ikindi bakareka guhita bavuga direct nimba hari ikintu babonye kidasanzwe, bajye bahita bitonda be guhita baca urubanza. Na Bibiliya kandi irabibuza. Rero Imana imbabarire, na bagenzi ba nshuti za Vava zimbabarire, n'abafana banjye bambabarire aho baba barabonye navuze nabi Vava, kuko uyu munsi yaratashye. Ariko cyane cyane Dr M ukiriho, Dr M, I'm so sorry for that, kuri bira wabonye. Imana imbabarire kandi nawe umbabarire, nta rundi rwango rwari rurimo. Rero ikindi kintu nabwira abantu wenda icyanteye kuvuga biriya, Vava wenda reka mbwiza abantu kuri, urabinyemerera Sandrine? Nta kibazo. Nzana muri showbiz iyo mba nzi ko azapfa, ntago mba narabizanye. Rero nge nabivugaga, hari ibyo navugaga byanyabyo, ariko nzi ko ndimo gushyushya ikibuga. Vuga ni umusitari, ni basitari bagenzi banjye ndabavuga, nabo ejo baze bankome, nanjye ejo nsubireyo mbakome, nyine twumvaga ari ibyo. Ariko mu yandi magambo nta rwango rwari rurimo, gusa hari ibyo navuze bitari bikenewe ko biza kuri iyi mihanda, kubera ko Vava yamaje kwitaba Imana. Naricuje kandi n'inshuti za Vava mumbabarire, mwese abafana mwese aho muri mumbabarire, wenda bataza kumbabarira, ariko mu byanyabyo navuze kuri Vava ntago nigeze amuvuga mukasa cyangwa se nshaka kumutesha agaciro, kuko Vava namukundaga, yari umufana wanjye, nanjye ndi umufana we cyane. Ndibuka no mu kiganiro twakoze abimubwiye ngo uramufana, nawe ati nanjye ndagufana. Yego, ahubwo ikindi kintu abantu batazi buriya, Vava mbere yo kwitaba Imana, ikiganiro cya mbere yakoze mbere yuko apfa nicyo twakoranye, wari ubizi? Ni ngewe na Vava twakoranye ikiganiro cya nyuma. Hari ikindi kiganiro yakoze mbere nyuma cya kindi twakoranye? Oya ndumva ntacyo. Ibyo rero ntabwo mwabindenganyiriza, ni ibintu bibaho kuri buri umwe wari we wese. Ese wowe urimo uratureba, wowe ntagiye wigeze gukosa? Twereze imbuga nizo duhahiraho, nizo tushakira amaramuko. Mumbabarire rwose, mbasabye imbabazi kabisa. Ni iki kiguteye kuza gusaba imbabazi? Bamwe bashaka kuvuga bati wabona ari igitutu cy'ama comment uri gukomeza ugenda ubona. Oya ntago ari igitutu. Ikintu cyanteye gutekereza nuko Vava ni umwe mu bantu bankundaga. Ni wo mubiziranyeho, ni uzagucira urubanza imbere y'Imana. Ariko ngewe no musenga kabisa. Ariko nkurikije nabo erega nabo bankurikiye kuva kera. Nose ntibakurikiranaga amafilime nakinanaga na Vava, ntibakurikiye ibiganiro, barabizi tuno tuntu twabaye nyuma. Ngewe reka none mvugishe ukuri ukomeye cyane, abantu baze kwihangana. Usigiye iki cyangwa se byakwigishije iki kuri uriya mubyeyi? Nabonye mwaganira gutuno gusa numvishemo bikeya, hari ibyo ntumvaga. Ibyo numvise nibyo akubwira ati niba imbazo zinsabye rwose amanya n'umutima wawe ndakwabare, ariko niba udahamanya nawo ari ukugira ngo wenda kumfenta atuza umutima wawe nawe ubwawe nibwo mubizi, muza gucira urubanza. Mama wa Vava iwe tuganira yari atari yemera neza ko ntari yemeraga ko ndi inshuti ya Vava, ariko yumvaga bino nakoze ari ibintu hari nahamanyaga n'umutima. Yumvaga ari wenda ari ibintu byuko hari nari naranze Vava. Yigaruye nyuma ambwira ngo nyine ngo ni umutima wawe, ngo niba mvuta gucira urubanza, ngo nyine ngo ubwo nuko ibintu bya show bya entertainment ntabyazi. Hari ibintu dushobora kuza Vava ngereka mbigize n'abantu kuri. Hari ibintu nazaga nkasesengura, uyu munsi wenda ne kuba umutima ucira urubanza, ariko akakanya icyo nje gusaba imbabazi wenda n'amagambo navugaga nka Dr M wanyeje gusaba imbabazi. Kandi ikindi kintu ngira ngo mbwira abantu, giye nsabye imbabazi mbikunze, ariko ntibaze kubikomeza. Giye nsabye imbabazi bimvuye ku mutima, ariko wenda hari n'abantu ushobora kubitekerezaho bakavuga bati Karabo ibi bintu yakoze yakaguye kujya mu rwego wenda rw'ubugenzacyaha RIB bakamukurikirana.
hari n'abantu bashobora gutekereza ibyo bintu wenda bakajya no kwitangira ikirego. Abo bo baramutse binangiye rwose ngiye nta kibazo mfite, muzagende mutange icyo kirego, ariko ngiyewe nsabye imbabazi mbikuye ku mutima. Ariko uzumva bitamunyuze akavuga ati oya, mu bantu bakwiye kuripotingwa muri RIB na karabarimo, muzagende mu ntangiye reports nzitaba. Uko muri buze kubikomeza ntabwo turi buze gucika kuri izi mbuga, keretse natwe mutwishe muvuze ngo Karabo tugiye kumushakira uburozi. Kandi Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV, turabasuhuje amerereye mu mpande zose z'isi, tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Abari akagaruka mwihanganira ijwi, akagripe karateye, ngira ngo murabizi sibyo Karabo? Akagripe kateye batumva umuntu akorora ngo bakikanga, ni gripe n'ubuzima nyine. Karabo umeze gute se? Ndaho meze neza. Bino ni amahoro. Ni amahoro. Nishimiye kongera kubabona no kongera kwicara imbere ya kamera za Gasaro TV. Yego. Ni ukuri ndishimye. Urakoze cyane. Wari umeze neza cyane, mu rundi ruhande meze neza. Sibye nyine ikibazo cyabaye cyo gupfusha umuvandimwe w'umusitari mugenzi wacu Vava. Naho ubundi nagiye mbona gipfa umpamagara ati si ibintu nibyo koko ndi kubona, cyangwa se n'abantu bari gukora amakosa bakandikaho ngo rest in peace ku muntu ubwiye nibyo, ati ntago bishoboka, ati ibi ngibi ntibishoboka, ntago mbyiyumvisha. Ntago ari njye nyine Gasa. Abantu benshi baratunguwe, mu batunguwe nanjye ndimo. Icyo gihe nari ngiye gukora ikiganiro kwa Slim Jesus. Yego. Tugiye kuvuga kuri impano y'Imana, uriya muntu nawe urimo urakora ibintu bitari byiza. Noneho nkiva kuri moto mbona Damuru Selemana arampamagaye, uriya ukina amafilm. Yego ndamuzi. Arambwira ati ko nzi ko uri umuntu wakundaga kuba hafi ya Vava, bimeze biti ko amakuru ndimo ndabona ko Vava yapfuye nibyo? Ngewe rero ikintu cyose kinza mu mutwe nese mbona inyuguti za prank, nyine nese mvuga ni prank n'ubundi. Bamenyere gukora prank buriya bashatse kugira ngo bakore prank birire amafaranga ya views. Ndavuga ni nta kintu mbiziho, ariko reka ngerageze mpamagare abantu b'inshuti ya hafi ya Vava mbabazi. Ariko kubera ko ngiye kwa Slim Jesus, ndavuga ni reka mbande nyene mbaze Slim. Ngezeyo nsanga inkuru ni kimomo, abantu barambira ati Vava yapfuye. Byanya byose bati birantungura cyane, numvaga atari ibintu byanyabyo. Urumva? N'ubu burwayi bwe arwaye ntababeshye pe, ngiye unarinzi kari prank. Numvaga wenda arwaye ariko bitari ibintu byo kuba byaba too much ku buryo bahuruza abantu. Ndumvaga ari ibintu nyine bisanzwe tu. Niyo mpamvu uriya no mu biganiro byinshi nakoraga navuganiraga Vava, ariko nkakasa Dr. M. Uyu munsi nje gusaba imbabazi, ariko cyane cyane ndaza gusaba imbabazi umuntu witwa Dr. M. Hari ahantu yahabaye intwara ahubwo ntitwamenya. Dr. M yaraje arabivuga, aravuga ati nyamara nubwo mwazaga mukamvugaho mu bihe bisanzwe, ariko Vava uyu munsi ibintu birimo kumubaho ni ibintu byanyabyo, ararwaye. Wenda ibyo kuba mwashyushya ikibuga nibyo mubiritse, ariko tubanze dufashe Vava. Gero numvaga atari ibintu byanyabyo. Numvaga tutitaye ko yaba akora prank ataramukundaga, ahubwo twitaye cyane ko yamutabarije. Wenda tuvuge ko kuko bakoranaga ibiganiro, reka bari icyo wenda twitaho, tureke wenda ibyo kuvuga ngo byari prank, we amukora prank yo mu rukundo. Ariko uko biri yagize neza, aramutabariza. Nukuri yagize neza, ahubwo nubwo bamwe bati nanone nta wabyizera, ati kuko tumenyereye kuri iyi mihanda prank. Ahubwo nicyo kintu njya mvuga ku rundi ruhande, njya nanavuga mu biganiro byanjye wamuganiye ibintu by'ama prank, ahubwo abantu babireke. Nukuri babireke. Abantu babireke, kuko uyu munsi umuntu ararwara ukumva nguko wamugani ndi kwivuga ngo ndarwaye ngo inkorora iranyishe, gripe yanyatatse, ejo bikanaremba. Ariko kuko abantu bamenyereye ama prank kuri iyi mihanda, icyizere kikaba ari icyizere gice cyane gihari. Ngewe rero ndashaka kugira ngo mbanze nsaba imbabazi. Ariko mbere nyuma yo gusaba imbabazi ndaza kubabwira icyanteye kuvuga biriya mwabonye mvuga. Ndashaka gusaba imbabazi umuryango wo kwa Vava, by'umwihariko mama we twihuriye, twifotoranyije ifoto, ndaza kuyiguhereza kwishyira
hano mu kiganiro twifotoranyije namubwiye ni so sorry umbabarire Vava ari inshuti yanjye twakeneye amafilime twahuriye mu biganiro nanjye ubwanjye naramutumiye mu biganiro aho nagiraga amahirwe bakampa ikiraka cyo gukora ibiganiro natumiraga Vava ntago Vava namwangaga pe abantu bataza no kubibona wenda bakagira ngo Vava ndamwanga Vava naramukundaga cyane n'imiryango ye mu byumve ko Vava namukundaga yari inshuti yanjye yakadasohoka cyane ibiriya rero navugaga hari ukuntu ibintu dushobora kubona umugenzi wacu dukunda ari mu kibuga tukabona wenda ibintu birimo birahabera bimeze nka prank tukaza tugatanga ibitekerezo rero ahubwo ndushaho kubwira n'abandi bastari bagenzi banjye kujya bashishoza ikindi bakareka guhita bavuga direct nimba hari ikintu babonye kidasanzwe bajye bahita bitonda be guhita baca urubanza na Bibiliya kandi irabibuza rero Imana imbabarire na bagenzi ba inshuti za Vava zimbabarire n'abafana banjye bambabarire aho baba barabonye navuze nabi Vava kuko uyu munsi yaratashye ariko cyane cyane Dr M ukiriho Dr M I'm so sorry for that kuri bira wabonye Imana imbabarire kandi nawe umbabarire nta rundi rwango rwari rurimo je nabivugaga nk'umusesenguzi nabivugaga uko mbyumva rero ikindi kintu nabwira abantu wenda icyanteye kuvuga biriya Vava wenda reka mbwiza abantu kuri urabinyemerera Sandrine nta kibazo njyewe nari mbizi ko Vava afite abantu urimo kumva Vava ari inshuti yanjye erega kugira abana si ikibazo wenda ndashaka kubanza kugira ngo musobanurire nta ninenge irimo kuba umuntu yaba afite abana kuko ubuzima bwose ntago ariko buri kuri imihanda ubuzima bwawe bwose buri ku mihanda kara oya Vava tuziranye mu bintu byinshi njyewe nari mbizi ko afite abana ikindi cya kabiri nari mbizi ko akundana na Dr M sibyo hari n'ibindi byari biri mu gikari wenda bitari ngombwa ko tuzana muri showbiz iyo mba nzi ko azapfa ntago mba narabizanye rero njye nabivugaga hari ibyo navugaga byanyabyo ariko nzi ko ndimo gushyushya ikibuga vuga ni umustar ni bastar bagenzi banjye ndabavuga nabo ejo baze bankome nanjye ejo nsubireyo mbakome nyine twumvaga ari ibyo ariko mu yandi magambo nta rwango rwari rurimo gusa hari ibyo navuze bitari bikenewe ko biza kuri imihanda kubera ko Vava yamaje kwitaba Imana naricuje kandi n'inshuti za Vava mu mbabarire mwese abafana mwese aho muri mu mbabarire wenda bataza kumbabarira ibyo ni ibyanyu nibibareye kuko abantu bose ntago tugira imitima imwe cyane abambabarira Imana ibaho umugisha abatari buze kumbabarira kandi namwe ubwo nyine niyo myumvire yanyu nuko mubyumva namwe ntitwabarenganya kuko hari abantu batabasha kuresista batagira resistance muri bo kavuga ati karabo ibintu avuga n'ibintu yaje akavuga ariko nimba abantu munkurikira neza ntago nge nigeze mvuga nabi Vava ahubwo ngewe nakasaga Dr M nimba hari n'ahantu navuze nabi Vava icyo gihe wenda byarabaye nkaba ntabyibuka byabaye ndimo kushaka wenda ku views ariko mu byanyabyo navuze kuri Vava ntago nigeze amuvuga mukasa cyangwa se nshaka kumutesha agaciro kuko Vava naramukundaga yari umufana wanjye nanjye ndi umufana we cyane ndibuka no mu kiganiro twakoze ayo mubwiye ngo uramufana nawe ati nanjye ndagufana yego ahubwo ikindi kintu abantu batazi buriya Vava mbere yo kwitaba Imana ikiganiro cya mbere yakoze mbere yuko apfa nicyo twakoranye wari ubizi ni ngewe na Vava twakoranye ikiganiro cya nyuma hari ikindi kiganiro yakoze mbere nyuma cya kindi twakoranye oya ndumva ntacyo urumva se nabamwanga gute kandi na nyuma ugimara gufunga kamera naramuganije nabwira ni Vava impamvu mba nkasa Dr M mba ngira ngo atazaza kukubeshya kuko mbizi yuko iki kibuga harimo indyarya nyinshi nabimubwiraga wumva nari maji Vava arambwira ati kara ibintu uvuga nibyo rero Vava hari aruhukire mu mahoro Vava ndabizi ko roho z'abantu hari igihe ziba zizenguruka Vava sinkwanga kandi urabizi so rwose n'abantu b'abafana bavava mu mbabarire nta rundi rwango ndi umuntu warezwe nderwa n'ababyeyi beza bafite uburere abantu batazaya batubona gutyo wenda tuza ku mbuga bakagira ngo wenda turi abantu baje gutyo gusa oya narezwe n'ababyeyi beza bafite uburere nakuriye mu muryango muzima ibyo nshobora kuvuga wenda mbikoreshejwe n'amarangamutima y'ubusesenguzi amarangamutima cyangwa nkoresha ubusesenguzi budashyitse ibyo rero ntabwo mwabindenganyiriza
ni ibintu bibaho kuri buri umwe uwo ari we wese. Ese wowe urimo uratureba, wowe nta gihe wigeze gukosa? Twerere izi mbuga nizo duhahiraho, nizo tushakiraho amaramuko. Uyu munsi ushobora kuza nkavuga ibiri byo, ejo nkakotora. Nimba nko cyangwa se tuyireba ukagira na information nyine uziguhaye ariko abibona. mumbabarire rwose, mbasabye imbabazi kabisa. Ni iki kiguteye kuza gusaba imbabazi? Bamwe bashobora kuvuga bati wabona ari igitutu cy'amakomenti uri gukomeza ugenda ubona. Oya, ntabwo ari igitutu. Ikintu cyanteye gutekereza nuko Vava ni umwe mu bantu bankundaga. Hari na filime twigeze gukinamo kwa Regis, ni ngewe Regis yahuje na Vava kugira ngo dukine role imwe. Mu yandi magambo, Vava inyuma ya kamera yari inshuti yanjye yakadasohoka. Ibi bya kamera rero ni ibya showbiz, ibyo kuri kamera byari showbiz. Ariko mu yandi magambo n'ababyeyi be babyumve, n'inshuti za Vava n'imiryango yo kwa Vava mu byumve rwose. Vava yari inshuti yanjye ya nyayo, namukundaga pe. Namukundaga kuko si ibiganiro twakoranye, si ikiganiro kimwe twakoranye, si bibiri, si bitatu, si bine, kandi anyishimira. Kuko ndabyibuka ko Vava tukimara guhura twahuriye ku Kagugu, niwe wantanze kumbwira ko ari umufana wanjye. Kubera iriya ndirimbo nakoranye na Kararisi. Yarambwira ati indirimbo nigeze kuyibona, ati se niwe wayiririmbye? Ati ndirimbiraho ngo mbona urakarabo keza. Yarikundaga cyane. Kandi ntekereza ko no mu biganiro Vava yakoraga hari ukuntu Kararisi yajyaga akunda kwambara ingofero y'umweru imeze ukuntu na Vava yajyaga yambara. Bivuze ngo Vava ari umufana wacu, ngewe na Kararisi Karasira. Rero Vava aho aruhukira mu mahoro, twaramukundaga. N'imiryango ye isigaye turayikunda. Na mama we twahuye twaganiriye na mu icyo nagiye kubwira mama we yakubwiye mu magambo ati nje nta rubanza ngufiteho. Yego, si wabyumvise bivuga? Byo nabyumvise, ariko hari ibindi mwaganiriye. Se mwaganiriye iki? Wabonye yabyakiriye ate? Mama we ngiye nabimusobanuriye, namubwiye ni kuza hano kuri YouTube tuba tuje hano nk'abinfluencer, nk'abasesenguzi. Nibyo wabonye ntaho bihuriye, ntago ngiye nanga Vava ngo yanga ubwo nyine ngo we n'umutima wawe ngo ubwo nimwe mubiziranyeho. Urumva rero umuntu ukubwiye icyo kintu ubizi ko utanga Vava, numva kuri ngiye nta umutima utacu urubanza. Ati niba imbazo uzisabye ubikuye ku mutima, ati nta kibazo ndakubabarira. Atari ko niba uzinsabye nabyo byanyarureshwa, hatewe n'umutima wawe nibyo niwo mubiziranyeho, niwe uzagucira urubanza imbere y'Imana. Ariko ngewe numa musenga kabisa. Ariko nkurikije nabo erega nabo bankurikiye kuva kera. None se ntibakurikiranaga amafilime nakinanaga na Vava, ntibakurikiye ibiganiro, barabizi tuno tuntu twabaye nyuma. Ngewe reka none mvugishe ukuri ukomeye cyane abantu baze kwihangana. Impamvu twavuze byinshi twabitewe na Dr. M. Dr. M akimara kuza yaraje acarenjinga Vava tugira ngo bagiye muri pranka, kuko ngewe urumva nari mfite amakuru ko Vava afite abana. Nono tuza kumva yandi makuru ngo Dr. M yakundanye na Vava. Ngewe rero nta makuru mfite ko wenda Vava yabyaranye n'umugabo baratandukana. Nari nzi ko umugabo ari mu cyaro. Urumva rero nge nazaga kumukasa, nazaga gukosa Dr. M, mvuga nti Dr. M aje kurira kuri Vava kuko nzi ko Vava afite abana bafite na se. Ibyo ni ibintu nge nari nzi abenshi mutazi. Ibyo rero ni ibintu nge nashingiyeho nkasa Dr. M, ndemera ndanikura ishati ngira gute, ndavuga ni Dr. M wowe warasaze. Kumbi ntago nenzi ko Vava yatandukanye n'umugabo we. Urumva? Ibyo ni ibintu namwe mu bakuriza imbuga byababaho mutunzwe n'aka kazi, mumbabarire kabisa, kuko nge nabivugaga nzi ko Vava umugabo we ahubwo ari mu cyaro, Vava akorera amafaranga akagenda akamushyira agatunga abana bakabaho. Ntago rero nari mbizi. Yonze kuba mbizi ko atakibana n'umugabo we, ntago rwose mba naravuze biriya bintu. Nzi ko Dr. M yaje kwitwikira, kandi namwe byababaho pe. Dr. M mbabarire, ntago nenzi ko Vava umugabo we batabana, kuko ngiye urumva Vava namenyanye na Vava mbere yuko menyana na Dr. M. Twari tuziranye utubanga twinshi cyane. Rero hari ibintu Vava yavugaga akajya nko mu kiganiro wenda abantu mu nyumve, hari n'ahantu nigeze kumubaza ni Vava uracyari isugi? Nyine araseka cyane, asetse ntiyansobanurira ibyo ari byo. Ngiye kubera ko nari mbizi ubwo namubazaga kuri kamera ngira ngo mubaze nyine kuri kamera numva icyaza kubivugaho kuko yari yaranganije mu gikari. Abaze Vava uracyari isugi ngira ngo dutwike. Vava nyine nawe yanga kugira icyo avuga, ariko ubwo nashaka kuyebyubura ngira ngo mubaze nti we na Dr. M hari ukuntu mwigenje.
hanyuma karabo guhura kwawe na mama wa vava sibyo byagusigiye iki cyangwa se byakwigishije iki kuri uriya mubyeyi? Nabonye mwaganira gutuno gusa numvishemo bikeya, hari ibyo ntumvaga. Ibyo numvise n'ibyakubwiraga ati niba imbazo zinsabye rwose amanya n'umutima wawe ndakwabare, ariko niba udahamanya nawe ari ukugira ngo wenda kumfenta atuza umutima wawe nawe ubwawe nibwo mubizi muza gucira urubanza. Mama wa vava iwe tuganira yari atari yemera neza ko ntari inshuti, yemeraga ko ndi inshuti ya vava, ariko yumvaga bino nakoze ari ibintu ahari nahamanyaga n'umutima, yumvaga ari wenda ari ibintu by'uko ahari nari naranze vava. Yigaruye nyuma ambwira ngo nyine ngo ni umutima wawe, ngo niba mvuta gucira urubanza ngo nyine ngo ubwo nuko, ariko yageze aha arabyumva. Ariko nawe sinamuveba kubera ko urumva ni umukecuru, ibi bintu bya show bya entertainment ntabyazi. Hari ibintu dushobora kuza vava ngereka mbwize n'abantu kuri, hari ibintu nazaga nkasesengura byanyabyo, ariko nkashyiramo nakandi kantu ko entertaining abantu. Ako kantu rero wenda nibiba ngombwa abantu nimukomeza gucomplaininga nzakababwira muri part 2, nimushaka muzambwire mbakore part 2 nyibahereze mbabwira akantu nayigeze kugobekamo kw'imyidagaduro. Nakahe katubwira oya ntago nakavuga nona, ariko hari ako nigeze kugobekamo, ariko nkagobekamo na vava bizi karaka y'imyidagaduro. Impamvu numva umutima utancira urubanza nuko ibyo nakoze nkashyiramo entertainment, vava we yarabizi ko kantu nayigobetsemo araka imyidagaduro. Twanabiganire mu gikarerega, ni ibintu twaganiriye mu gikari. Nese yarabizi kandi yararwaye. Oya mbere yuko arwara, ibyo nakoze nyuma yuko arwara byo nimba hari amakosa nakoreyemo mumbabarire, ariko ibya mbere hari utuntu nigeze kumubwira no kuri kamera hano ku Gasaro TV, mubwira ariko ndimo ndareba hano, naje ndeba hano gutya ndeba ngo ndebe ko ari ukuntu bimeze. Biriya abantu mujye munushaho no kureba, ari byo navugaga byo kwitatining. Nanjye nkaguhakanya ntireka reka ntagatwite. Yego birabyo kuvuga ngo nugutwita ntago biranabivugaga ngira ngo mucukumbure numve koko nimbara ryararyamanye na Dr M. Ariko ibyo gutwita byo nyine nakantu ko kugira ngo usembure umuntu avuge. Abantu mujye mumenya na show na entertainment cyangwa se itangaza aba influence ko bakora. Nta rwango rwarimo kandi gutwita nkeka yuko ikibi nuko nayo kuvuga ngo vava ngo waratwisukuramo inda, ariko nimba namubwiraga ngo uratwite ntabwo ari ibintu birenze. Twe abantu benshi mudukurikiye hari abatwise, hari abazatwita, ndumva na ibyo bitaba ibintu byo kuvuga ngo ni urwango rukomeye ngo mwahita munyanga. Niki wicuza ukibona vava yigendeye, ibiganiro biri gukorwa, ariko uyu munsi noneho ukaba uvuze uti ngiye rwose yaba mama vava twahuye imbabazi, yaba n'umuryango we musange na societe yose ikurikira ibiganiro byacu. Ngewe icyo nicuza ni ubwa mbere, imbabazi za mbere nigeze gusaba nazisabye Bishop Gafaranga. Izi ni izo mbabazi za kabiri nsabye, ubundi sinjya nkunda gusaba imbabazi ngewe. Sinjya nkunda gusaba imbabazi kuko ibyo mvuze ni ibyo. Ariko impamvu nsabye imbabazi aka kanya nuko vava yatashye yagiye. Ikindi nuko Dr M yaje amutabariza tukagira ngo nudutwiko. Dr M tukamwindura nk'umusazi. Dr M yaraje avuga ukuri, yewe ari sararanga aravuga ati nyamara mufashe vava, tugira ngo ni ibintu nyine biraho. Vava rindaho atabaruka. Aka kanya vava yapfuye, ariko kwa muganga nta risatsi zigaragaza indwara yari afite. Sibyo? Wenda uyu munsi umutima wari kuba nkomanga cyane iyo kwa muganga baba baravuze bati vava wenda arwaye igifu kandi iki gifu kizavurirwa mu Buhinde. Uyu munsi wenda ne kuba umutima ucira urubanza, ariko aka kanya icyo nje gusemba imbabazi wenda n'amagambo navugaga nkasa Dr M, naba naravuze nabi vava rwose inshuti za vava mu mbabarire, na Dr M mbabarira aho naguka, wenda bizi Dr M naragukashije cyane umbabarire, ndabizi ko unkurikiye umbabarire kabisa. Ni imbabazi nagusaba, kandi ubwo ntekereza ko nawe utaza kuvuga ngo wenda ngo karabo ngo simuha imbabazi. Yewe kuba nteye intambwe nkaza gusaba imbabazi ndumva nawe wabyumva cyane. Uwo nisabira cyane imbabazi ni Dr M. Inshuti za Dr M wenda zishobora kutambabarira cyangwa n'abandi bantu runaka bo ntago mbitayeho kuko wenda bo nta hantu tuzahurira, ariko Dr M we turahura buri munsi, njya kwa Bakti
yes n'imiryango wa Vava nabonye na mukuru wa Vava nimba ari mukuru we nimba ari murumuna we nabonye nawe rwose azi kuvuga cyane abantu munamwitegure mu mwitege ashobora kuba agiye kuza akajya mu cyimbo cya Vava ashobora kuza agahindura nawe game akayihindura kuko nabonye azi kuvuga ikindi abantu mufite amafaranga mufite n'umutima mushyigikire mube hafi umuryango wo kwa Vava cyane cyane mama we mumushyigikire abafite ubushobozi mumwoherereze ndumva ari ibyo. Urupfu rwa Vava rwagusigira ihe somo cyangwa se rwakwigishije iki muri rusange? Urupfu rwa Vava rwanyigishije kutongera guhubuka. Abantu benshi twaratunguwe n'abastari benshi baravuze na Mugwiza ngire ngo Mugwiza buriya ni inshuti yanjye cyane tuziranye agikora kuri Flash warabizi ariko Mugwiza nawe numwe mu bantu basesenguye na warakotora yanasabye imbabazi wenda nyuma nubwo nyuma yaje kongera kwiga ariko Mugwiza nawe yigeze gukotora twese erega hari n'abakinnyi dukinana hariya kwa Regis baraje nabo Vava yarayapfuye tugiye gukina ko twari twakinye dukina kwa mu munsi dukina harimo no kwa kabiri kwa gatatu twahuriye ari kwa gatatu bose barambwira bati uziko tutari tuzi ko Vava kuko bira bintu arwaye byanyabyo twe tuzi ko ari pranka. Reka nkubwire Sando impamvu bira bintu twe benshi abastari benshi babonaga ko ari pranka. Vava yarwariye hano muri Kigali bahita bamujyana ikubagaho bamujyana mu cyaro kandi mu by'ukuri igifu ntago kivurirwa mu cyaro gusa kivurirwa no Kigali. Urumva twese twaratekereza kugicaro gatekereza igifu ni icyangugu bavura igifu gusa inyamuza irusizi niho bavura igifu cyangwa no muri Kigali baravura nabaza abantu bakambwira ko igifu ahari hose bakivura. Havuga ni rero iyi ni pranka umuntu wese watekerezaga uri intellectuel wahitaga wumva ko bira bintu biri pranka ahubwo twatunguwe nyuma nyine tubona ko yitabye Imana. Ariko nanone abantu bamugira inama yo kujya mu cyaro nabo badushyize mu rujijo nabo bicare bigaye abantu mwese nimba nadugita arimo anyumve n'abandi bantu bari hafi ya Vava mwagira inama Vava yo kujya kuvurizwa mu cyaro mwicare mwigaye kuko namwe mwadushyize mu rungabangabo hano hantu twayobewe icyo dufata nicyo tureka nukuri pe kuko ese mu cyaro bajyaga bamugiraga inama yo kujya gukora kuko urumva kujya mu cyaro hari ubuvuzi bwonyine ahubwo hari n'abari kuza wenda bakavuga ko agiye kujya mu bapfumu. Ese i Kigali ko ariho hari ibitaro byinshi nuko nyine badushyize mu rungabangabo. Nyuma y'imbabazi nta rubanza Karabati inkuru nagiye nkora kuri Vava ni ukutamenya cyangwa se hari amakuru nakiriye ariko nkumva ni umuntu uzakira. Reka mvuge ngo nuko nyine nawe uri kugenda gutera intambwe. Umuntu usaba imbabazi ni umuntu bumva bimuri ku mutima. Gusaba imbabazi n'igihe umuntu wavuga ngo njye sinazisaba kuko numva ndi mukuri nawe ubwo afite ukuri ko uwo muntu barimo uko byumva siko njye mbyumva uko njye mbyumva sikuri yabyumva bukeya uko umuntu azagenda byumva niko azajya ashobozwa ko yasaba imbabazi. Sibiko byo kara kuko impamvu mbivuze nuko nagiye mbona comment nyinshi ku kiganiro cya Justin batako se koko ati bwose barude n'abandi mwasabye namwe imbabazi ukabona nyine ko hari abandi bantu yo gushyira igitutu cyo gusaba imbabazi kandi ngiye ntabwo nashyigikira umuntu kuza kwaka imbabazi kubera igitutu nashyigikira ko yaza kuzaka kuko yumva ku mutima we bimurimo. Ndumva ari byo byiza wangije gusaba imbabazi. Kandi ikindi kintu ngira ngo mbwira abantu ngiye nsabye imbabazi mbikunze ariko nibaze kubikomeza ngiye nsabye imbabazi bimvuye ku mutima. Ariko wenda hari n'abantu ushobora kubitekerezaho bakavuga bati Karabo ibi bintu yakoze yakaguye kujya mu rwego wenda rw'ubugenzacyaha RIB bakamukurikirana. Hari n'abantu ushobora gutekereza ibyo bintu wenda bakajya no kwitangira ikirego. Abo bo baramutse binangiye rwose ngiye nta kibazo mfite muzagende mutanga icyo kirego ariko ngiyewe nsabye imbabazi mbikuye ku mutima. Ariko uzumva bitamunyuza akavuga ati oya mu bantu bakwiye kuripotingwa muri RIB na Karabarimo muzagende mu ntangiye reports nzitaba. Nge ntago ntinya mwese abayoboye RIB n'abayobozi b'igihugu
nsabye imbabazi bimvuye ku mutima, ariko icyo mbwira abantu b'abanyabwenge ntimuze gukomeza ibi bintu, kuko uko muri buze kubikomeza ntabwo turi buze gucika kuri izi mbuga, keretse natwe mutwishe muvuze ngo Karabo tugiye kumushakira uburozi, kandi mugiye gushaka uburozi bwo gutamika bwo nimwambona, mugiye no gushikisha ntiyabakundira. Ikihari ni kimwe, nuko ngewe nemeye ikosa ryabaye, kandi iryo kosa nemeye muri mbabarire. Utabasha kuri mbabarire akavuga ngo agiye kujyana mbiri na Karabo, okay, I'm ready, niteguye kuba wajya kundega nk'iripoti nkagenda ngewe nkasobanura ibyo nsobanura. Mu byo icyo navuga cyo nuko ntabwo ngewe nigeze nshinyagurira umuntu witwa Vava, ahubwo umuntu navuze nabi ni umuntu witwa Dr M, twari tuzi ko ari prank, ariko abantu mutaza nanone kubyuriraho mugashaka kundeba mu bwonko mukandunguruka, mugashaka kuvuga ngo Karabo ngo buyaje ngo aje kudusaba imbabazi ngo nyine ngo yatutse Vava. Oya, genda nari inshuti ya Vava, naranamukundaga, utaza gushaka kuriraho mugashaka kumfata nk'insina ngufi. Oya, muri iki gihugu Imana yampaye kuvuga iri kumvikana, mutaza kumbonerana mugashaka kuwita muvuga ngo Karabo mukandika utumesaje turi aho ngaho, kandi mutwandika ibyo nibibareba. Giye nakundaga Vava n'umuryango we, nababonye mama we namukunze cyane, n'inshuti ze ndabakunda mwese aho muri hose nabo ntarabona, ariko mutaza kugira nyine mutaza gukomeza ibintu. Twese erega na Vava yari umusitari nkuko natwe turi abasitari, erega abantu ntibakaze gufata ibintu ngo bashaka kubifata ukundi ko. Vava yari umusitari, wenda ari umusitari kurusha Karabo, ariko Karabo nawe ni umusitari n'igihugu kirabizi ko ndi umusitari. Rero twese turi abasitari, nimba nakotoye nsabye imbabazi. Ni nkuko na Vava wenda uyu munsi hari umusitari wenda wari kuba yapfuye, Vava akaba akiriho wenda yakotora mu kuvuga kuri uwo musitari runaka witabye Imana. Ndumva ibyo bintu mutanabikomeza ngo mubigire intambara, mutaza gutuma abantu mubakomanya imitwe, mugakomanya imitwe yo kwa imiryango kwa Vava n'abandi bantu basanzwe. Nta kintu murimo kubaka. Kara, urakoze cyane, Imana iguha umugisha, kandi imbabazi ndakeka abantu baraza kuziguha, cyane kuzisabye nkuko bivuze zikuviye ku mutima nta gahato, ari wowe ubwawe ubyibwirije. Rero turagushimiye, Imana iguha umugisha. Urakoze nawe kumpa uyu mwanya kuba naraje kuvuga kuri Vava ku burwayi kuri Dr M bakundanaga, wenda nkibeshya. Imana iguha umugisha kumpa uyu mwanya wo kongera kugaruka nkasaba imbabazi kuri. Imana iguha umugisha Sandrine. Amen. Imana iguha umugisha mwinshi cyane, kandi n'abandi bastari benshi mwagiye mukotora muze musaba imbabazi. Pastor Claude ngwino, mwese ntago mundusha kumenyekana nabatanze muri iki kibuga. Juste yasabye imbabazi. Juste yarazisabye. Okay. N'abandi bantu mwagiye mukotora muze musaba imbabazi, ariko nanone nenge babarira nenge ho gatoya. Nenga abanyamakuru bamwe barimo gusabira abantu bakotoye ku kibazo cya Vava, bakasabira abantu bagiye bakotora kugiwawa cyangwa se kujya imageragere. Murimo murica amahame y'itangazamakuru, abenshi mwabikoze. Bano bantu murimo gusabira kujya imageragere barabajyana, ariko namwe birabafatanirije nyinshi zo kongera gutreninga abandi bastari bari muri buze gukoramo views. Uyu munsi nusabira Karabo k'Imana kujya imageragere, uzongera gukoresha nde? Ahubwo icyo nabasaba, mwicare murebe ibi bintu mubishyire ku murongo, murebe uko ibi bintu mubyorganiza neza. Urasabira Claude kujya imageragere, uzongera kubaho gute views uzazikura he? Twicare turebe, Claude yakotora, Karabo yakotora, Juste yakotora n'abandi, ariko twicare ibintu tubinoze neza. Ahubwo wenda habeho n'inzego za federation ya YouTube, hagira inzego za YouTube zibaho, bamenye ngo nimba mufite abinfluencer mwizamuriye, nimba Buriana akotoye mujye kumukosorera mu gikari, ariko mutaje kuvuga ngo mugiye kumuzanira uwundi muntu w'umwinfluencer uza kumushyira hasi. Ntago ari byo. Gasaro TV.